mfite ubutumwa Imana yambwiye ngo Neva yamanitse agati yicaye ariko buno kukamanura agiye guhaguruka bekeshezerederederede bozomene yazopaye muri iyi weekend ngiye gutangaza kumanura agati ugiye guhaguruka acha brage kumanura agati ugiye guhaguruka ni umugani uwumva utawumva ni umugani mu Kirundi sinzi uko bawuca ariko nzi ko ari uko mu Burundi idarapo ryari ridugije nabonye rimanuka kiba areshebo keshengerede mbona riramanutse kuri Vestina ku kintu wakimbajije ubwo icyo ni kimwe ndavugaho hano kuri Vestina umugabo we n'umugambanyi Idriss Déby Irene n'umugambanyi kandi mwagambaniye ubugingo bwa Vestina na Dorcas umugabo anyura mwaramugurishije muri make ku mumizirima uyu mumizirima nk'umushoramari byari ngombwa ko uyu mukobwa na murumuna we bata inzira yo kuririmba ni inyungu ku badayimoni misiyo yo kugwisha umukozi w'Imana afite yayo kagikuzimu bakamuha amamiliyari bakamuha amafaranga menshi bati i Burundi cyangwa mu Rwanda hari umuntu w'umuririmbyi uyu n'uyu azahindurira benshi gukiranuka azururutse imitima ya benshi iyi misiyo ni wowe tuyihaye ntuzazana umugore uzajya ugwisha abahanzi utizera n'uwizera bahurira bahurira rero niba umuntu aje agashora miliyoni ze20 akazikubita Irene ati ni wowe manager w'aba bana akire miliyoni 20 mpuza nabo shaka umwe ambera umugore kandi uyu niwe mukuru niwe nkeneye kugushoraho miliyoni 100 iby'Uwiteka bikurimo akabisandaguza kandi kikubwira ko shitani bibirimo ingofero wari kwambika so na nyoko uyambitse umukomisiyoneri wakurangiye umugabo w'umusore utanagira umugore utari no mu rusengero uvuye mu rusengero umwari gupfukama ngo warahe wa kibari naho uri kuvuga Yesu ashimwe nta n'imbaraga ufite uri goyigoyi nicyo ndaza kukivugaho utunota dukeya koko mwakimbajije ngo ese kuri mu Rwanda ngo koko ngo Vestina yahukanye ndagushyiriramo na video koko ngira na nimero ye ikindi cya gatatu ndagarukaho muri ubu butumwa Samia Suluhu Hassan naho ndashyiramo akavideo ntabwo ari perezida wa Tanzania mu buryo Imana yamusinyiye ni perezida wa Tanzania mu buryo afite uko yabigenje hama Marika yambwiye ngo Tanzania ifite umwanda mwinshi umutwe wa Tanzania Marika agiye gufura mu mutwe hano hagiye kwaka umuriro urutuwatse kandi abarundi ntimuzihore kuba Tanzania kuko Tanzania yahemukiye Burundi cyane n'ubu kibahemukira n'imbohe nyinshi ntimuzihore koko Tanzania bazahungira i Burundi buzaheka Tanzania nimvuga ibyo si muri nza nibigiye kuba nibigiye kugira gute kuba bino rero Samia agiye gufata guverinoma yiwe agashyiramo abaministiri ashaka bazamushyigikira bazamwumva doke nibyo koko hano ukitega akantu na hano ukitega kandi ukegamira n'akandi n'imbere ukaba ufite akandi ukamera nk'umuntu wicaye mu modoka yiguriye ibyo ntabwo ari Imana rega ikintu Imana itasinye muke mukitondera icyo uzajyamo cyose Imana itakubiseho ikidodo cyayo uri umukristo
ku gihugu ho rero waba umupagani waba umukristo Imana niyo yimika ikanimura. Hariya rero jewe twatangiranye kote ndiho ndayivuga nakabaye mvuga uriho kugira ngo naba afite benshi bamushyigikira nanjye bwo njyane nabo oyaye. Aho gupfukamira abayari twakemera tugapfa tukarokora ubugingo, ariko umubiri ukagira gute ukagenda. Kandi rwose uko niko kuri. Rero ni ukuvuga ngo izo ni ingingo z'ingenzi update y'ijoro tugiye kuya. Kandi ibi ngibi mpamvu mbavuga nirukanka narababwiye muri uku kwezi turimo, muri iki cyumweru dutambutse mwabonye ibyibonekeje. Neva yarusimbutse ariko kira n'ikimenyetso Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yagize umukobwa we Wanu Hafidh Ameir minisitiri wungirije w'uburezi, mu gihe umukwe we Mohamed Mchengerwa yagizwe minisitiri w'ubuzima. Wanu Hafidh Ameir n'umugabo we Mohamed Mchengerwa bashyizwe muri guverinoma nshya ya Suluhu nyuma y'iminsi mike arahiriye gukomeza kuyobora iki gihugu mu matora yakurikiwe n'imvururu z'abatamushyigikiye. Hafidh Ameir w'imyaka 43 asanzwe ari mu nteko ishinga amategeko ahagarariye agace ka Makunduchi. Yagiye kuri uwo mwanya amatora yo kuwa 29 Ukwakira 2025 atanzwe n'ishyaka rya CCM ari naryo nyina Suluhu abarizwamo. Mu bandi bahawe inshingano muri guverinoma nshya ya Samia harimo umuhungu wa Jakaya Kikwete, Ridwan Kikwete, nawe wagizwe minisitiri mu biro bya Perezida Hassan, aho azaba ashinzwe kugenzura ibikorwa rusange n'imiyoborere myiza. Ridwan Kikwete w'imyaka 46 asanzwe ari mu nteko ku iteke ya CCM ahagarariye agace ka Chalinze. Muri rusange muri guverinoma nshya ya Samia Suluhu igizwe n'abaminisitiri 27 n'abaminisitiri bungirije 29. Abayobozi bakuru barindwi bari muri guverinoma muri manda ishize ntibagarutse muri guverinoma nshya. Barimo uwari minisitiri w'ingufu Doto Biteko, Hussein Bashe wari minisitiri w'ubuhinzi na Selemani Jafo wari minisitiri w'inganda. Muri guverinoma nshya Hamis Musa azaba ayoboye minisiteri y'imari, Mahmoud Tabit Kombo yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, Professor Riziki Shemdo yagizwe minisitiri w'uburezi aho azaba yungirijwe n'umukobwa wa Suluhu. Daniel Chongolo yagizwe minisitiri w'ubuhinzi mu gihe Judith Kampinga azaba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda. Rero Imana yambwiye ngo mu Burundi hamanitswe agati abantu bicaye bose bagiye guhaguruka kandi idarapo riramanuwe barishyizemo hajya hagati andi yatakaye hasi, kuko Imana yambwiye ngo ibigiye kuba mugiye kubibonesha amaso yanyu. Hagiye kuba ibyo nakita umujinya w'uhoraho ugiye kuruka, kirunga kigiye kuruka. Mariko ushinzwe ikirunga cy'umujinya agiye kuruka, kandi hano hagiye kuba isibaniro. Ibintu mugiye gusubiranamo, uretse ko ubutumwa nari narigeze nanabuvuga, abandi bagiye gupfa igihekane pfa. Abantu bize igihekane pfa i Burundi, igihekane pfa. Kigiye kugaruka ibihetanwe. Harimo abantu tubwira akakubwira ngo urumva ngo ahari ngo Imana yabikuyeho, ngo ubwahari ngo bizaza kera, ngo ubwahari ngo ntabwo bizatinda. Buno mbunda zigiye guturika kweri, zigiye guturika i Burundi. Kandi Neva niwe wakuruye ikibazo, ni nawe wateje ikibazo, ni nawe uteje isaga. Ubwo ibigiye kuba barundi kazi mwihangane, barundi kazi mwihangane, kubera ko Yesu araje. Kandi ibyo yavuze no kubikora niba ugiye kugira gute kubyikorera. Mana yambwiye ngo abantu bamaze iminsi morality bategereje Imana, mugiye kubona Imana. Hama nigeze mbabwira ngo nabonye baririmba indirimbo zo ku mpanda. Iyo ni kwere mugiye bamwe kuziririmba abandi muzumve byihutirwa. Hama rero manda ya Neva ngiyo yarangiye. Samia Suluhu Hassan we
agiye gukoreshwa nk'uko Neva yakoreshejwe. Uyu muperezida wa Tanzania agiye gukoreshwa ibyo gusenya. Neva yakoreshejwe ibyo gusenya no gusenyuka ku Burundi, ariko Burundi bwo birarangiye ibyo gusenyuka. Ahubwo hagiye kubaho finali yo kugaragaza yuko koko nta yindi Mana ibikoze ariyo mu ijuru Data wa twese. Noneho munamenye ko shitani havuye. Naho ubwo ibyo rero ni kwa kundi Abisiraheli bambutse inyanja bagasanga imezuku bakambuka, kugira ngo hatazaba kwitiranya ngo twasanze ngo ari umuhanda, ngo ubwo amazi yari yarakamye kera. Banamaze kugera hakurya kugira ngo batazavuga ngo ubwo ngo inzira ngo yari ihari, ngo nuko ngo nambukaga ngo ingabo za Farawo ziri inyuma sinabibonye. Mose amaze kurambura ukuboko inyanja ishubijwemo guhorera, barakebutse barabireba bose ko inyanja yongeye isubizwamo iki? Umuhengeri. Barundikazi. Ibi rero ibyo bintu bibiri bigiye kwibonekeza. Harimo ibigiye kuba bikuraho Perezida Neva, noneho n'ibiri bukurikire ibyo bintu byose ni mu byihweza, muramenya ko avuyeho ari Imana imukuye. Noneho muranamenya ko uwishyizeho ari nayo imushyizeho. Ibyo bintu iryo ni isomo Murundi wese agomba kwitegereza, akarirebesha amaso abiri, akaryumvisha amatwi abiri, n'akanwa kiwe kavuga katavuga, n'intoki ze zikandika ko ibyo bintu ari Imana igize gute ibikoze. N'iryo somo risigaye gusa. Iby'ibimenyetso by'ububiri no kurangira, ngira ngo haba hasigaye ikimenyetso kimwe niba atari bibiri bishobora kuba muri iyi ndwi cyangwa muri iyi igiye gutangura, mugabo bikaba biraheze. Mugabo si ndi Imana, ariko nuko mu mwuka mbibona. Kandi nanjye murambabwira ngo ntimuboneke ntimwumvege, murebe uwantumye. Rero hari umuntu Imana igiye kuvuna ukuguru da. Imana igiye kuvuna ukuguru. Hari umuntu mareka agiye kuvuna ukuguru. Mbisubiremo muzamubona kuri televiziyo. Hari umuntu Imana igiye kuvuna ukuguru. Gufa rigaturika kandi mukabibona kureka. Ubwo naho muzavuga ngo nari mbizi ngo bari wabimenye ngo biriya ngo ngo oya. Imana mubwiye ko igiye kuvuna iki? Ukuguru. Ikindi, hari abantu bagiye guhamba cyangwa se ku kaburi gushyingura indongozi. Ku kaburi buna kaburi gafungukiye kwakira iki? Indongozi. Ikindi nuko hagiye kuba isubiranamo mu ndongozi hejuru rikomeye cyane rimeze nk'amamisire n'amabombe byo muri Ukraine no Burusiya. Byo nabyo ni utuntu dushobora kuba muri uku kwezi turimo, hamwe no gusenga musenge neza nyine, kuko biravuga ngo byo bita guhagarara ku munara. Sahagarara ku munara wange maze ndindire numva icyambwi. Gusenga kwiza no guhagarara ku munara ukumva icyo Umwami Yesu ari kugira gute ari kukubwira. Rero niko gufata izamu kwanye kugira ngo ibintu bisohore. Ngira ngo nabyo wabyumvise. Rero mu ndongozi Imana yambwiye ngo nimwakire umushyitsi uje avuye mu ijuru kubibashyirira ku rutonde. Umushyitsi uvuye he? Mu ijuru kubibashyirira ku rutonde. Buno rwose ntabwo ndi bukubwire ngo nza ngo rumva ngo oya. Pike kereshe umushyitsi uje kubishyira ku rutonde yamaze gushyika. Ureba ibumoso, ureba ibubafu, ureba iburyo, umushyitsi yashyitse. Kubishyira hehe? Ku rutonde. Kubera ko indongozi zarananiwe n'amategeko arabananira n'ibindi byose birabananira, ariko kurekarama kw'abasenga kwageze i Siyoni. Kwageze i Siyoni. Iki cyumweru mwitegemo ibindi. Iki kigiye gukurikira mwitegemo ibindi.
kuko turi itarike rodizinefu niba atari 19 ndahamirizaho aho 19 mu Burundi rero narababwiye ngo wa mushyitsi w'i Vatikani ibyari bimuzanye ubu bigiye kwibonekeza. Abari mu mpimba muryame musenze mubyuke musenge, abacuruzi musenge, yego bari mu rusengero mugumemo, umuntu wese akomeze icyo afite atagira ugutwara ikamba ryawe. Uri kuntahura? Yesu Kristo mwana w'intama w'Imana. Muri uko kwezi bigiye kuba bibira, horaho atabara, kuko ukwezi ndeba bigiye kuba ko akabira abahinga, mwababyeyi mu mwabana, Mukama aturengere, Mungu atuhurumije, kubera ko nabonye ingendo zihagarara pe, nabonye ibintu byose byibana nka kumwe ikintu giseka ikindi bigahita bihagararira icyari. Abari hehe na hehe na hehe ni ukuri musengero Burundi, amasengesho waba usigaranye yo kwiyiriza ubusa, gusenga utiyirije ubusa, ya nyuma yasenge muri iyi ndwi. Muri iyi ndwi tuyishikajemo iminsi ngana, ejo jeudi, vendredi, samedi, dimanche, bayi Haruna, biraba biheze, biraba biheze. Yes, none rero niba nkugiriyeho umugisha, sengera igihugu cy'u Burundi. Siho nakubwiye marayika atangiriye se? Kandi Bugande narabibabwiye ibigiye kuba, Tanzania narabibwiye ibigiye kuba, mu Rwanda narabibwiye ibigiye kuba, muri Kenya narabibwiye ibigiye kuba, no muri Burkina Faso na Kongo. Marayika afite urugendo nk'uko muzi aba baperezida b'ibihangange bajya bazenguruka umugabane wa Afurika. Afite urugendo n'uruzinduko ku mugabane wa Afurika. Rero by'umwihariko kandi duri bwakire bwa mbere ni Burundi. Yego tayari nibyo navuga. Ya sori rero reka wumvirize aka video ka Vestine, hama tubone ya minota nababwiye kubivugaho, nawe mbone kugaruka ku Burundi, ubundi butumwa bwiza ugomba kubandanya. Oya reka mwabantu umeze mu byihorere Durukasaza baretse namukubita Igo namukubita nafata inkoni nkamucira aramutse ashatse akiri muto cyane cyane. Wese ukorera tukiri mutoya. Oya ngiye reka umugambi w'Imana nta wamenye. Wese umugambi w'Imana ubaye nk'uwa. Oya mana yanjye. Mana wowe ukunzi nagenda nkiri muto kujya kure. Ariko nanone uri kumva Kisi harimo izihe mbogamize gushaka ukiri muto. Oya kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utaruzi utarumenyereye, bigasaba nyine kuhiga. Ni iki byarangoye pe, byarangoye sinababeshya, byarangoye cyane. Ngatekereza ubuzima nari mbayemo mu rugo na ba Dorcas. Dorcas mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane, uzaburetse. Twihanganishije umuryango wa Vestina, tunahumurije ababyeyi be. Yesu yaravuze ngo nguhaye umubiri ariko ubugingo ndabukwimye ku gihe cya Yobu. Vestina nawe ni nkako bimeze. Nyuma yo gushaka umusilamu, abasilamu bemerewe abagore 5 kandi ukuze batari mu kigero kimwe. Nyuma yuko Vestina ageze mu rugo, byaratanzwe nka pase, ibyo abantu bisi bakunda kuvuga pase. Na kantu gato nashakaga kubabwira hano.
ariko ndanakwereka video hano y'ibyo Vestine ubwe yivugira by'ukuntu urugo rubishye cyangwa rushaririye cyangwa rwamubereye umururazi. No kuvuga ngo mu busanzwe uriya Irene ubakoresha kuri kiriya kinyamakuru cya Irene nyine yamutanzemo nka pasi ku mushoramari. Ntabwo Vestine yakunze ngo akundwe. Abantu babimbabije rwose mbasobanurira iki kintu ni ukuri mu ntahure mu nyumve, uretse ko ibintu akunda no kubigarukaho nabimenye mbere ko ngira nimero ze, ariko ni ukuri yaragurishijwe, agurishwa ku mumizirimo. Namwe ni muca inkoni zamba ni mu byumve. Umuntu ni umwadeperi wavukiye muri Pentecoste, muzi imico tugira, muzi uko tubayo. Ku mugoroba uri muri Mwami Yesu, undi nari muri Warahe wa Kibaru. Uriya Vestine si umuvugabutumwa w'ijambo, ni umuririmbyi, si umuntu ukijijwe ufite experience mu by'agakiza ngo uhangane no mu mizirima mu nzu. Oya, amasengesho y'abariya ni ay'abakobwa, ni ayasanzwe, ni ay'abana bo muri viziyo. Bitandukanye rero n'umuntu usenga biri konve ku buryo Imana yiri bwisohore Imana y'abamizirima. Ariko urumva mu mico imwe y'uyu mu mizirima Vestine aramunaniye kuko atabimenyereye, karagiteri zabo ziramunanira. Noneho ongeraho iki cyuko uyu Idrisi ni uwo muri Burkina Faso, mu bihugu bizikuroga ku rwego rwo hejuru, afite bizinesi irengeje miliyari. Ntushobora kumanajinga ayo mafaranga uri mu mizirima udakorana n'ibintu by'imyuka mibi. Abasiramu ibintu by'imyuka mibi murabizi hano mu Buyenzi, bakina ibintu by'imizuko ku manywa, borora inzoka, bagira imico n'imigenzo n'imihango, bagira ibintu by'itweso n'utwabye batereka mu nzu, bakagira ibintu bahora bacana by'amawuderi. Pentecoste ibyo bintu kuri twebwe ntibishoboka, n'isakirerwa tunabibonye urahahamuka. Umumizirima kubona inzoka nibisanzwe, gutunga inzoka nibisanzwe. Ku mwadeperi rero ku Pentecoste ku nahango ibyo bintu nisakirerwa ni ukumwica ahagaze. Nk'umumizirima rero washoye menshi, ukeneye ko izina rye rimenyekana mu Rwanda, ukeneye ko mu Rwanda yamamara, gushora miliyoni 20 akazihire nati mpuza n'uyu muririmbyikazi, undi nawe akamubwira ati sawa ninjye ubakoresha ibiganiro, ninjye ubashakishiriza. Kandi nukuri ababyeyi benda bahumurije mwihangane, mwarahuye n'ikigaragazo kubera ko Vestine afite se na nyina, ariko ingofero mu bukwe ise wa Vestine yakambaye, inkoni ise wa Vestine yagahawe, byahawe Irene w'umusore umeze nkanjye. Ababyeyi bahari biriya bintu byitwa inkoni n'ingofero ntitubirya, ntitunabinywa, no kubimuta nabimaye nta mumaro wabyo. Ni nko guhura n'umukristo ushonje ukamuterera haleluya nyinshi, ugahura n'umukristo wambaye ubusa ukamuterera amina nyinshi, zamufasha iki? Ntiyashyira mu gifu. Umukobwa arajijwa, aho kuha icyubahiro ababyeyi be agiha umuntu bahuriye kuri social media. Mwibaza ko Vestine nta canagira, Vestine nta gikorwa remezo agira, Dorokasi nuko n'ubuzima buri mu kirere. Uyu munsi bagize ingorane iyo ariyo yose basabiriza nk'abandi bose nkanjye hano. Iyi ngorane iyo ariyo yose n'ubuzima buri mu kirere, ni ukuvuga n'uyu muntu bacuruza, kuko ni umucuruzi uretse ko Imana izanamuhana, ni umugome, ni umuntu mubi. Irene rwose uri umunyarwanda mwene wacu, ariko uri mubi, uri umugome. Niyo uza kubashyiriraho cano yabo, niyo uza guha icyubahiro ababyeyi babyaye aba bana niyo ubarekera mu rusengero, ubakuye mu itorero, mu ishengero, umushakiye umugabo umuruta w'umunyamafaranga, bakwihereye amafaranga urayariye, uramudandaje, ageze y'urugo ruramunaniye, wowe uri kwizamukira, ni ugutwenga, ni uguseka. Doke kubwira umwana w'imyaka 20 tugiye muri Amerika, tugiye muri Canada, mu bitaramo, mu Rwanda hose, dore barakuzi, bamaze kukumenya. Mana nyagasani, ibi bariya abana bo mu mutwe nta kintu bazi, bameze nka Esawu wagurishije umugisha ibishyimbo. Ubugingo bwabo ni buzima, ariko bariho ubuzima bubi. Tureke n'ibyo by'umugabo, bariho ubuzima bubi bubabaje, buteye agahinda.
ndetse n'ababakunda babasengere, kubera ko iyi mpano Dorcas na Vestine bafite ni impano bahawe n'Imana. Kuki batari kwizera ko Imana yabaha umugisha wo kuzamura iyo mpano bitanyuze mu biganza by'umuntu uri bukudandaza? Vestine ubwo niba avuga ngo ubutaha nzikundira nirambagirize, buno narahubutse, mumpa umugabo, munkorera byose, ariko ndi kwicuza. Ni ukuvuga yatandukanye n'agakiza, atandukana n'umwuka wera, yinjira mu buzima bw'ab'isi, ari mu maboko ya Irene. Irene nawe abakoresha nk'uko Farawo yakoreshaga Abanyayisirayeli. Niwe bishyura. Ntiwahamagara Vestine udahamagaye Irene, ntiwatumira Vestine udatumiye Irene, ntaho bajya. Irene atari uri imbere, ni manager wabo nyine, ariko noneho we yamanajinze iby'umubiri, amanajinga iby'umwuka, amanajinga n'iby'imiryango yabo. Mu buzima busanzwe rero ni inkuru ibabaje kubabimbajije. Ngewe kote yanjye iriho, iyo Irene ari umuntu muzima, tureke iby'ubukristo, ari umuntu ufite umutima mwiza, atabikuye gusenga, atabikuye ko twigishije, ariko muri we agaha ibintu agaciro, akavuga ngo niba nguze imodoka ya kabiri nkagura 3, abana bagakora igitaramo nkakuramo miliyoni 30 z'amanyarwanda, cyangwa se muri circulation z'abakabamo miliyoni 300 400, hakavamo mu gihe cy'umwaka tukabona miliyari muri kampani yabo, ni gute utanabagurira etaje ngo uyishyire hariya uyibandikeho ibiyabo? Ni gute wabagurira imyenda ukabarihira amashuri, ishuri ryo mu Rwanda ry'ibihumbi 300 ku gihembwe, ukabagurira imyenda n'amatelefone nk'abana batoya, n'ufashe irangamuntu akaguma mu ubwo buzima? Vestine akaba yafite imodoka ye, Dorcas afite imodoka ye, ndetse bafite n'inzu. Ariko imikino barimo wagira ngo ni iki ry'abarezi. Mu Rwanda hari ibintu bafite byitwa ibijyabarezi byazanwe n'Abashinwa, n'ibi ni nkabyo. Imana hano ntiri kunguka, ba Vestine ntibari kunguka, ababyeyi babo ntibari kunguka, umuntu uri kunguka n'umwe ni Irene. Mwibuke na Cano, ababyeyi babo, aba bana bari batangiye Cano, Irene arayibambura, ayigiriye, ababyeyi barayiburana. Byafashe iki? Abana ntibumvira ababyeyi, abana ntibari kumwe n'ababyeyi babo, kugira ngo umubyeyi abone umwana aca kuri Irene. Ibaze mama wa Vestine, papa wa Vestine, bakuru be nibakenera aba bana babo banyure kuri Irene. Ibyo bintu rero ngiye rwose ku ruhare rwanjye n'uruhande rwanjye, bantu bakurikira Imbabazi TV 3, mu basengere Imana ibabohore baraboshye. Nta bundi mu busanzwe kugira ngo ubu uri umupentekoste w'umuhanuzi, umusiyasizi umwuka, bari abana n'abahanuzi barinde gushakana n'abamizirimo. Wibaza byanyuzeho bizengurutse, noneho umumizirimo utanazi, mutizera kumwe, utanemera Yesu, nukurengera ibyo bintu. Subwo nkubwire ngo reka twebwe dufite kirazira muri Kristo Yesu, hariho kirazira, hariho akarimbi. Ibintu byose niwaze nugusohoka no kwinjira bidafite organization, ubwo se waba uri umukristo? Sori rero nukuri, niyo ndebye indirimbo zabo n'impano zabo mu Rwanda, ukuyeho Mbonyi naba bakurikira, ukuyeho Mbonyi naba bakurikira. Undi ni Theo rero wagenda azima, yihura n'ibibazo we binagaragara, nta wamushutse, nta wamuhenze, we nta n'uwo yarenganya. Ariko nje mpamenya ko Farawo yabaho, Mose yagombaga kuvuka kandi agakura agakora iby'Imana. Aba bana uretse ubuswa n'ubujiji bakagwa no mu maboko y'umuntu wishakira inyungu, ntabwo bwari gutuma hakibuza Abayuda gutabarwa. Irene atariho batabarwa, Irene atariho babaho, Irene ntabwo ari we Mana yabo. Ariko Bibiliya ngo wubahe so na nyoko, uramire mu gihugu Uwiteka Imana ikujyanye guhindura. Usuzuguye mama, usuzuguye papa wawe, icyubahiro gihaye umusore utagira umugore,
ugukoresha ibiganiro ngo ugufasha muri studio ugasohora indirimbo, ayo ni amawuwa, ni ubuzima bw'amawuwa. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu, akabura ntikaboneke ni papa w'umuntu. Ngiye rwose hano niba dufite abagarariji batubaha ababyeyi babo, batubaha base, batubaha ba nyina, sindi kumwe namwe. Mu basonera uko baba bame, yaba ari umusinzi, yaba yari indaya, yaba yari igisambo, yarakubyaye ukabaho kazi yake. Ntabwo twese tuzavukira kwa Tarapo cyangwa kwa Putini cyangwa kwa Ibrahimu cyangwa kwa nyakubahwa perezida w'u Rwanda yaye. Bamwe tuzavukira ahantu hatandukanye gusa, umukama wenyine gusa. Imana idutabara. Nibyo nicyo mbivuzeho, nibyo ntumbaza ibindi, ni inkuru y'akababaro ni n'agahinda. Ibyo gusenyuka k'urugo gwe ni ngombwa, nibitanasenyuka umunsi n'ejo bizasenyuka, nibiba byanasenyutse ubwo nuko wabibonye, ariko nta gitangaje nta n'igishya kirimo. Ubundi biriya ni ibiki? Na Irene biriya zabizira, ndi umuhanuzi Irene azabizira, abana bazabizira, bazazamuka Imana buri izongera ibasubize hasi, hajya hasi. Hari abatereye umusaraba, hari abatereye iby'umwuka, hari abatereye bagenzi babo. Urasohoka muri bene so ukavuga ngo umugabo yambwiye ngo nishyireho imisatsi, ngo umugabo yambwiye ngo ninkore ibi n'ibi, kere kuvuga uti ndumva Mwuka Wera atacira urubanza. Naho iby'abagabo byo, umugabo busa umugore wanjye ibyo azanegeka byose nzabyemera, ibyo namutegeka byose yabyemera. Ibyo ababyeyi niba gutegeka kujya mu bapfumu uzajyayo, niba gutegeka kwica uzajyayo. Oyaye, umuntu ukwiye kugutegeka itegeko ritavugururwa ritanahinduka ni ijuru, ni Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera. Aho ntitugabanya ntitunonye. Abasigaye mwese muri abakandida bo kugendana natwe mu byo twumvikanye. N'abana banjye n'umugore wanjye, nta muntu ugomba kugutandukanya n'urukundo rwawe. Ni abaganza, ni inkota, ni ubukene, ni ababyeyi, ni iki? Justina rero niba watandukana na buri kimwe cyose kubera umugabo cyangwa abantu cyangwa amafaranga, warayobye. Kandi umukire, i Dubai hari hoteli imwe nziri nigeze mbisoma mu binyamakuru, wishyura ibihumbi 24. Nibyo ra? Wishyura 24 z'amanyarwanda, ubwo ni hafi miliyoni 20, ibihumbi 20 by'idolari. Ngira ngo wishyura miliyoni 24 z'amanyarwanda ijoro rimwe. Hari inzoga irimo utuvungukira twaza wishyura miliyoni 26 icupa rimwe. Umukire kugushoraho miliyoni 100 afite miliyari y'amafaranga, akagukura mu gakiza, ugawigoyi bakakunogora amaso. Ibyo bintu uyu musiramu wanasanga diri yo kugwisha abana no gushwanyaguza impano zabo no kubivuruga kugira ngo bitagaciro. Shitani yaramwishyuye amafaranga menshi cyane, mwebwe mwamara gupfa no guhona tayari akirira amafaranga. Mucunge neza. Mu mizirima akaza akakubwira, umuntu mudahuje ukwizera mudasangiye akakubwira mu mizirima niki. Rega suriya muntu nge mbona yuvuze ijambo mu mizirima ni mwemwe yanka Yesu, igwanya Yesu, ishinzwe kuba ihanganye na Isaka, na Hagayi na Ishimayeli. Nje niba ndi Isaka ukaba uri Hagayi na Ishimayeli, Tobiya na Sanibarati, ibyo bama byose ngo tubumwe ni ibyayi. Oyaye, namwe mujye muca ubwenge vrema. Sawa, magambo menshi avamo ibicumuro, genda umuntu. Niyo mpamvu nibi byose mubona hana abadede bambwira ngo ngwino tuguhe ibi ngo tugukorere iroya. Ibiki shise akoze birahagije. Gitandara kimana eka ngungire ko kubw'imbabazi zawe kera waramenewe, none ubu wihishemo umujinya w'Imana, none ubu wihishemo umujinya w'Imana. Amazina amaraso
byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo je kuzatsinda ukundi n'imbaraga mbi zabyo je kuzatsinda ukundi ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukura kw'ibyaha byose ntibyashobora kudukura kw'ibyaha ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kucungura sifite icyo no guha nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho niwo njyanirira uwo wapfiriyeho niwo njyanirira dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndakugomba kubuntu unyuhagira ibyaha mutabazi negupfa unyuhagira ibyaha mutabazi ne unyuhagire imbyiro mutabazi ne unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa. Iyi ndirimbo ya 91 ni indirimbo nziza cyane, navuga ngo ni indirimbo ihezagira rwose, umukama abishimirwe. Gitandara k'Imana reka nguhungireho nkwihishemo ishavu umujinya w'Imana kubw'imbabazi zawe kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Haleluya. Urumva rero umwami Yesu ashimwe cyane. Turi ku munsi wa 5 w'amasengesho, turabishimira umwami Yesu. Hari aho bageze ku munsi wa 4, bandi hari aho tugeze ku munsi wa 5 wo kwiyiriza ubusa mu gifungo cyacu, ku manywa tukabwira Kristo ngo imibiri yacu ihinduke igitambo kizima kera gishimwa nawe. Sayuti Yesu wa mageshi. Haleluya. Uyu munsi rero turaganira kwihana. Ijambo kwihana. Bibiliya ivuga ngo mwaturiranira ibyaha byanyu nanjye nzaba babarira. Cyo muzaboha muri mwisi nanjye nzakiboha ndi mu ijuru. Cyo muzabohora muri mwisi nanjye nzakibohora ndi mu ijuru. Muri aya masengesho y'imisi 15 kenze juro tugeze mu mwanya twatanguye twigisha gusenga, twinjira mu mwanya wo gushima, tugeze mu mwanya wo kwihana. Wiyeranje mu buzima bwawe, ushakishe umwanya, watuza akanwa kawe, watuza akanwa kawe wigaye rwose biremewe pe. Vuga uti Imana imbabarire ubusinzi, ubusambanyi, ubujura n'ibindi byaha umutima wawe. Hari marayika uza akakubwira ngo wakoze ibi, ukora ibi, ukora ibi. Ntutambe igitambo wanduye, ntutambe igitambo udahari, udakarabye intoki, udatunganyije ibiganza. Mungu asifiwe sana. Turi gutamba igitambo cy'imisi 15 muri aya masengesho. Aya masengesho rero nkusabye mu izina rya Yesu Kristo, umukama akagushyigikira, ndagusabye kandi ndakwinginze kandi ndakugomba wihane. Wihane.
kwihana ni ukwigaya, kwirimbura ukavuga ngo vrema ndicuza ibi si byo, ibi ntibikwiye, ni shitani yankoresheje, ni umubiri wankoresheje, n'isi yantwaje igitugu, ariko Yesu n'Imana Data n'Umwuka Wera ndasaba ikigongo. Birababaje rero ko uyu mwaka ugiye kurangiza Mwuka Wera mufitanye ibibazo nk'umufasha w'isezerano, ndetse ukazasanga uyu mwaka utangiye undi mugifatanya amatati. Vuga uti Mwami Yesu ibyabaye byose bibi mu mezi 11 n'ukwa 12 uyu mwaka wose unisame unihurumiye. Nibyo noneho numara kwihana uraba ufite uburenganzira bwo gusaba. Numara gukaraba ayoshe, numara gukaraba uraba ufite droit, uburenganzira bwo gusaba, kandi bashyire ku kiganza cyawe cyangwa mu biganza byawe koko uri gusa neza. Ndetse na jewe harimo byinshi mvuga hano nkagusitaza nkakubabaza, ahandi ho naho duhurira. Unisame mu minsi duherereje inyuma muri uyu mwaka wose, abanyumvise nabi kuri YouTube rwose, cyangwa se abambonye ukundi kuntu harimo vuga ati byari bye byagenda uko, koko nimba ivuga uko hari ibyaha wimenyaho cyangwa nimenyaho, hari n'ibyaha utimenyaho. Hari ibyaha Uwiteka we ubwe akuziho, wowe utiyiziho, abantu batakuziho. Ibi byaha bibaho nyine. Mugabo rero mbwira abantu mwese muduteze amatwi mudukurikiye ku Mbabazi TV 3, nukuri abagabo aho basezerere niho bahurira. Ibyo nemeye shoboye kubikora n'imbere, kubikora n'imbere. Hama ibyo nemeye ntashoboye ariko nkemera ko Yesu abishoboye, Yesu nawe ari capable yo kubikora. Ndasaba rero umuntu wese yirimbure iri joro cyangwa ejo ku murango cyangwa ubu butumwa aho uzabwumvira. Ntukwiye kurara utumvise ubutumwa ngo umenye aho tugeze tujyane nyene nk'abari ku kivi kimwe. Ukwiye kuba uhari kugira ngo tujyane. Rero aho uzabwumvira ubu butumwa uzafata umwanya wo kwihana. Nuba wegereye pasitoro agusengere, niba ari umukozi Imana mugenzi wawe mubwire musengane. Mugabo wirimbure wihane, nta yindi shuwa, nta yindi nzira, nta yandi mahitamo. Yesu atsindwa na mbabarira. Ibindi byose twarekarama, ibindi byose twavuga, ibintu byose twagaragaza, ibintu byose twatambika, nakubwira ngo atsindwa na mbabarira. Ngo ataware, ataware, mwambiye Yesu ataware. Mwuka Wera akeneye gutura muri wowe. Tunganya umutima wawe muri aya masengesho. Ukeneye amaboko uzajyana mu mwaka utaha. Imana izayaha umugabo cyangwa umugore, Imana izaguha akazi cyangwa izaguha kujya muri Amerika cyangwa mu Burayi cyangwa uzavayo unazinaha. Ibyo ari byo byose hari amaboko yawe urifuza ko mu mwaka utari by'Imana izayakoresha. Ngwino tuyakarabye tuyoze muri amasengesho hakiri kare. Intambwe zawe urashaka ko mu mwaka utaha tepokesheze uzatera intambwe nziza y'amashimwe. Kwetura inkweto zawe, tunganya ibirenge byawe, koko ahantu werekeje nahera. Izina rya Data rihabwa icyubahiro. Umwaka utaha koko ubu ngewe aya ninyarangiza ndaba nawinjiyemo ubutaha. Cyakora karindari ziraba zikibara, mugabo twe turaba twinjiye. Umwaka utaha urateganya ko akanwa kawe kazakora ibitangaza. Wavuga bikaba, wategeka bigakomera. Nkaso ari we Data, nk'umwami wacu Yesu Kristo. Tunganya kakanwa kuko Uwiteka agiye kugakoresha ibimenyetso, ibitangaza, utwumiza. Jina la Bwana libarikiwe. Ikindi nacyo tunganya mu izina rya Yesu Kristo ubwenge bwawe, kuko ujyo wihanye buragaruka. Tunganya amaso yawe agiye kujya areba Imana, oza amatwi yawe agiye kujya yumva ijwi.
doke turi mu mwanya kugira ngo twirimbure twihane tuvemo abakozi ku murimo ari Imana igira ite yemera. Abakozi ku murimo ni Imana igira ite nibo yemera. Imana idutabare. Rero dufite umukoro hano. Hari ibyaha wacumuye ku bantu, hari ibyaha nawe bagucumuyeho. Mwaturiranira ibyaha byanyu, musabiranire kugira ngo muharirwe. Gera ikirenge mu cya Kristo, nubabarira uzababarirwa, nutanga uzahabwa, nushaka uzabona, nukomanga uzakingurirwa, nusaba uzahabwa. Of course murantahura. Haleluya. Rero numara kwihana, Uwiteka intoki zawe araziha umugisha zere kongera kuva. Numara kwihana, ruhanga rwawe arasukamo amavuta, igitinyiro kikuzeho ariko igisuzuguriro kive mu maso hawe. Kiba areshezeredererebo. Numara kusaba uhoraho imbabazi, amaboko yawe ntabwo yongera guhura n'ingorane wahuraga nazo zimeze nk'inanda, ibinyamugera, bishorobwa, bya bintu urugiri. Imana iragomorora imigisha yo kuguha nyuma yo kwihana, nta kindi gikurikira. Nyuma yo kwihana nta kindi kintu gikurikira. Puwe enter. Nugirirwa amahirwe ibanga riri kwihana, niwihana neza ubwo urabo cyuye umugisha. Kiriya gisuma cyakijijwe no kwihana cyaravuze ngo dawe Mwami umparire umbabarire, twe turazira ibyaha byacu, ngo ariko wowe urazira ubusa. Haleluya. Rero niba yarahise atabarwa, nurangiza kwihana, mpanuriye amaboko yawe, mpanuriye intambwe zawe, mpanuriye uruhanga rwawe, mpanuriye ubuzima bwawe. Iyo umuntu amaze gukaraba asa neza, ahema neza, aba mwiza. Yesu nawe aragusiga ubwiza, kuko uvuye mu bucafu uhoraho arakoza, aragutunganya. Gukura abantu muri puberi ukabahindura, ukabakarabya, ukabasiga, ukanabambika. Urantangaza Yesu, urantangaza, urantangaza Yesu we, urantangaza. Gukura abantu muri puberi ukabahindura, ukabakarabya, ukabasiga, ukanabambika. Urantangaza Yesu, urantangaza. Amen. Haleluya. Mwitegura umugisha rero, reka dusenge. Wifatira umwanya wo kwirimbura no kwihana. Imana ibyo yavuze no kubikora irabikora. Mwami Yesu, twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bwawe, ariko baravuze ngo uwihanye arababarirwa, usabye imbabazi arazihabwa. Natwe turagushimiye rero muri aya masengesho turimo kuri uyu munsi. Dufashe umwanya wo gusabira imbabazi ishengero yawe iteze ugutwi. Tubonye umwanya wo gusabira imbabazi umuntu wese ifatikanyije natwe. Haleluya. Turihana kubw'ibyaha by'igihugu, turihana kubw'ibyaha by'abenegihugu, turihana kubw'ubutaka bwacu bwanduye, turihana kubw'amazi yacu yahumanye, turihana kubw'ingo zacu, turihana kubw'abana bacu, turihana kubw'ababyeyi bacu, turihana kubw'intwazangabo, turihana kubw'inyamiramabi, turihana kubw'isi yawe twahumanyije, twanduje. Mwami Yesu, none rero Data, tukugirireho umugisha. Nyuma yo kugusaba imbabazi nawe uziduhe, kandi imbabazi zawe ni umugisha. Wakizaga abantu ukababwira ngo murababariwe, wakizaga abantu ukababwira ngo ibyaha byanyu murabihariwe, wakizaga abantu ukababwira ngo murahariwe, murababariwe, kandi kuko bakaba bababariwe. Natwe rero Mwami uduhe umugisha wo kubabarirwa, mu izina ry'Umunyanazareti iteka ryose. Amen. Ubabarirwe, uhabwe umugisha. Ubabarirwe, uhabwe amashimwe. Ubabarirwe, ujye i Kanani. Ubabarirwe, ubone ibyiza. Ubabarirwe, wumve ibyiza. Ubabarirwe, usonge mbere matunda yiko. Ubabarirwe, uheme neza, ube mwiza, ukire, mu izina ry'Umunyanazareti. Amen. Ndagukunda cyane. Imana iguhe umugisha kweli.